Pantekote ni gusigira isomo ritwigishe ko umuntu adashobora kubaho neza adafite umwuka wera. Umwuka wera utuyobora mu nzira nziza, umwuka wera utuyobora gukora ibyiza, umwuka wera utwongerera imbaraga zo kubaho muri ubu buzima bwo guhangana n'imyuka mibi no guhangana n'umwanzi Satani. Mwene data naje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana twibukiranya kuri uyu munsi mukuru wa Pantekote. Umunsi wa Pantekote utwibutsa uburyo ki intumwa zaje kuzuzwa umwuka wera ku isezerano bari bahawe na Yesu Kristo kazabohereza umwuka wera. Mwene data niba ubyumva nkanjye yagira muri kano kanya dusangirira ijambo hamwe. Muri iki gihe abantu tugeze aho turangara tukarangazwa n'ibintu bitandukanye, amatelefone meza n'ibindi, ariko abantu benshi bafite imitima ifite ubwoba, nta mahoro, abantu harimo iryane, nta mahoro ahari. Ariko Pantekote y'uyu munsi ndagira ngo mwene data igire ikigusigira. Pantekote ni gusigira isomo itwigishe ko umuntu adashobora kubaho neza adafite umwuka wera. Umwuka wera utuyobora mu nzira nziza, umwuka wera utuyobora gukora ibyiza, umwuka wera utwongerera imbaraga zo kubaho muri ubu buzima bwo guhangana n'imyuka mibi no guhangana n'umwanzi Satani. Iyo urebye abigishwa ba mbere ubwo Yesu Kristo yari abavuyemo ariko akabasezeranya umwuka wera, bagiye mu mwanya umwe bashira amanga bafatanya urugendo rwo gutegereza. Mwene data, hari abantu muri iki gihe bari kurambirwa gutegereza ubushake bw'Imana, ahubwo bakishakira inzira zitari zo. Umuntu ashakira izindi nzira zo gushaka mu mibereho amafaranga se, aho kugira ngo agende gake akishakira izindi nzira, bikaba byamugiraho ingaruka. Abigishwa mbere bari bafite ubwoba, bajya mu mwanya umwe, ariko umwuka wera amaze kubageraho, amaze kuza, Yesu Kristo amaze kubabohereza, hahise hagaragara impinduka zikomeye cyane, ngo abantu batangira kuvuga indimi nshya, indimi zitandukanye, indimi batize mu ishuri, indimi ziturutse mu ijuru, kuko bari bahawe umwuka wera. Barahanura n'abasaza, abana barahanura, bose buzuzwa umwuka wera. Abandi babumvise batari basobanukiwe n'ibyabaye, badahari aba bantu basinze. Mwene data, muri iki gihe hari abantu bari kubona ibitangaza by'Imana biri gukoreka, ariko ntibasobanukirwe neza ibyo ari byo, bakita abantu abasazi kuko batasobanukiwe. Ariko mwene data, ndakwinginze ngo umwuka wera aracari kandi aracyakora. Iyo aje akora ibitangaza bikomeye. Urasabwa kuba maso, urasabwa gusobanukirwa neza ko imbaraga z'Imana zihari. Ntukabe nk'aba bantu bavuze ngo abantu basinze, ariko nabo baje gusobanukirwa neza, kuko babonaga abantu bavuga indimi zitari iz'iwabo, banyuranye indimi, ariko muri izo ndimi barumvikanaga. Umwe akavuga ururimi rw'iwabo, undi akavuga urw'iwabo, ugatangazwa n'uko arimo araruvuga. Ngicyo icyo umwuka wera ukora. Umwuka wera yaje ukora ibitangaza, umwuka wera waje uhindura ibintu byananiranye. Nawe mwene data, muri kano kanya niba hari ibyo ubona byakunaniye kugeraho mu bushobozi bwawe, kugeraho mu mbaraga zawe, umwuka wera agusange, akwemeze ko hari izindi mbaraga Imana yaguha ukamererwa neza. Muri iki gihe hari abantu bihebye, hari abantu bafite ubwoba bw'ejo hazaza, hari urubyiruko rufite ubwoba cyangwa se rwatakaje icyizere ku buryo rurimo rwishakira inzira. Murabizi neza, hanze abantu barafata umwanzuro ati njye sinzashaka. Hari impamvu. Umwuka wera gusange mwene data kugira ngo akumvishe ko hari inzira ugomba gucamo, aho kugira ngo wicire inzira. Urimo urifatira imyanzuro itariyo. Umwuka wera gusange. Muri iki gihe huzuye ibintu bikurura abantu, imbuga nkoranyambaga, ubusambanyi, ibintu bidafite umumaro abantu bari gukurikira, ugasanga bahuze muri ibyo ngibyo. Ntibari kumva, ntibari kwakira agakiza, ntibari kumva umwuka wera uko abakomanga ngo babashe kumvira uwo mwuka wera abayobore. Bikeneye ko tuyoborwa n'umwuka wera, aho kuyoborwa n'iby'isi bizashiranwa nayo. Niyo mpamvu dukeneye rero muri aka kanya Pantekote. Abakristo namwe mukeneye Pantekote kugira ngo muvugishe ukuri mu byo mukora,
Kristo mukeneye Pentekote kugira ngo muvuge Yesu mwahawe. Ibyo nibyo bidukwiriye. Nshuti zanjye mumurikiye, ikibazo si uko waba ujya ku rusengero, ikibazo si uko waba utanajyayo, ahubwo ikibazo kiri aha ngaha. Ese umuriro wa Pentekote uracyari muri wowe? Ese uracyumva ijambo ry'Imana rigukomangira gukora ibyiza? Ese uracyaha umwanya wawe gusenga? Uyu mugoroba mwene data, Imana iracyahamagarira abantu kugaruka mu kongera mu kuzuzwa umwuka wera. Yesu Kristo abaho umugisha kandi abane namwe, abuzuza umwuka wera ubayobora muri ibihe bigoye, ibihe by'ibindagurika zitandukanye, ibihe biteye ubwoba, mu ntambara zijya no hino, ibikuba byacitse, ibintu bidasanzwe abantu bari kwishyira ahagaragara biyambura ubwambure bwabo, bumva ko hari aribyo bigezweho biri gushimisha abantu. Umwuka wera abashe kubayobora abemeze ko mugikwiye kwitwara, ahubwo mukore ibijyanye n'iby'Imana ishimwe. Muyoborwe n'umwuka wera. Imana ibarinde.